Imana ishaka kukubwira yuko uri uw'agaciro kuri yo, kandi Yesu ashaka yuko umenya ko mu bo yameneye amaraso nawe urimo. Hari igihe abantu benshi twireba tukabona turi babi, tukavuga duti ibi bintu Imana njye yanyemera n'ukuntu ndi mubi n'ibyaha byanjye n'ibintu byose nakoze koko. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nanjye ubwanjye bahagaze aha ngaha imbere ndimo kubabwira ibi, ndamutse nkubwiye uwo ndiwe cyangwa uwo nahoze, ibintu nakoze, nanjye iyo nirebye mbona nakwiriye kuba rwose ndi imbere yanyu mbabwira ibi ngibi. Ariko hari ikintu kimwe nahishuriwe, ni uko ubwo Yesu yari ku musaraba ari njyewe yazize. Yankunze urukundo rutangaje ku rwego apfira ibyaha byanjye. Bibiliya imbwira yuko nta cyaha yigeze akora, ariko ajya ku musaraba apfira ibyaha byanjye kugira ngo nyine kwa kundi nibwira ko ndi mubi, kuko n'ubundi ndabizi neza yuko abizi no kundusha ko ndi mubi, ariko atanga igihano cyangwa se afata igihano njye nari nkwiriye, aba ari cyo we atanga. Muri make ahanwa igihano cyanjye ku musaraba arapfa, ariko ku munsi wa gatatu arazuka ampindura mushya. Rero ubu ngubu njyewe ibyo nkora ntabwo mbikoreshwa nanjye, ahubwo mbikoreshwa nawe uri muri njyewe. Paul niwe wabivuze neza, aravuga ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we, nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo. Ngarashimira Imana yamubashishije ikamugabiza umurimo, nubwo yabanje kuba umunyarugomo, nubwo yabanje kuba umuntu mubi. Hasi arakomeza akavuga ngo ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera, kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsangirizwa bufatanyije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Iri jambo ni iryo kwizerwa rikwiriye kwemerwa yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni njye w'imbere. Ariko icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri we njye w'imbere kwihangana kwe kose, ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Impamvu Yesu yakubabariye, impamvu Yesu yapfuye ku musaraba azira wowe, ni ukugira ngo muri wowe aziyerekane, hanyuma abazarushaho kumwizera cyangwa se n'abatazamwizera bazamubonere muri wowe. Rero ntukagume wicira urubanza. Iryo jwi rero ari kubwira ngo wowe ntabwo ukwiriye, iryo jwi ntabwo ari iry'Imana. Iryo jwi ni iry'umwanzi ridashaka yuko umenya yuko Yesu agukunda kandi yifuza kugukoresha. Yesu aragukunda kandi akwitayeho. Na Paulo uyu nguyu uvuga gutya yishe abakristo, arabatoteza, abagira nabi, ariko nyuma Imana imaze kumubabarira ibyaha bye aba umuntu w'Imana, akorera Imana ku rwego yanditse hafi igitabo cy'isezerano rishya cyose. Nawe rero humura, Yesu yaje mu isi kutubabarira ibyaha byacu, bya bindi twakoze bya kera twari tutarabimenya ukuri. Ariko niba twaramenye ukuri kwaraduhinduye, ubu turi bashya muri Kristo Yesu. Uri mushya muri Kristo Yesu, ahahise hawe ntakagomeye gucira urubanza. Uri mushya, Imana ishaka gukoresha ibikomeye, kandi Imana iragukunda, icyo nta gishobora kubikuraho. Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo nta kintu na kimwe cyashobora gutandukana n'urukundo rw'Imana. Yesu aragukunda, ahahise hawe ntakagucira urubanza. Shalom shalom.